Rwanda dufite urubyiruko rungana iki rufite ikibazo cyo kubona akazi n'abanyagihugu nturababonera imirimo ikwiriye hanyuma urimo uriyangaja urimo urafata impunzi ukavuga uti ngeze impunzi nizize ntizashobora kohereza gusubizwa mu byo bihugu byashakaga kujyamo bidashatse no gusubira iwabo twebwe tuzabuka akazi usanga kurahe aho abanyafurika ntibari buze gutekereza bakavuga bati u Rwanda rurimo ruratugambana rufatanyije ibyo uvuga by'abantu bavuze ngo abafana ba Arsenal bayisabye ngo hari igihe usanga hari abantu birirwa hari ibiganiro byagiye bitambuka ugasanga ikibazo nk'aho ari ingabire ntabwo njyewe ndi ikibazo ku Rwanda ahubwo bo amategeko bavuga barayubahiriza ndasaba abanyarwanda ko tugomba kurenga ibintu bya munyangire njye ndabahamagaye. Inshuti bakunzi b'imbarutso ya demokarasi, reka nongere mbifurize kugira ibihe byiza mu bice murimo bitandukanye mu Rwanda, mu gihugu cyacu imbere ndetse n'abari hanze y'igihugu mwese. Reka mbabwire ngo mukomeze mukubwe neza, turi no mu gihe cyo kwibuka mu minsi 100 uko kwibuka ku nshuro 28 bizamara iminsi 100 jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Turacyarimo kwibuka kandi twiyubaka. Rero murabizi ko tuganira ku ngingo nyinshi ziba zigiye zitandukanye. Uyu munsi hari ingingo dufite tuza kuganiraho nkuko muri kubibona kuri kamera y'imbarutso ya demokarasi. Turi kumwe na Mme Victoire Ingabire Umuhoza, akaba ari perezida fondateur wa Darf Umurinzi, niwe tugiye kuba tuganira nawe. Rero aho uri wowe udukurikiye, reka nkubwire ngo ibyo tukuzaniye uyu munsi bitege amatwi ndetse n'amaso yawe, maze ukuremo iby'ingenzi, kuko buriya iyo turi kuganira n'abantu bacu tuba tugira ngo hari byinshi basobanukirwa. Reka mbabwire ko niba wifuza kuganira natwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, waca kuri email yacu ni imbarutsoyademokarasi@gmail.com kugira ngo ubundi tuganire byimazeyo. Mme Victoire Ingabire, tugaye ikaze ku mbarutso ya demokarasi. Murakoze, ndabashimiye, ndabashuhuje n'abakurikira imbarutso ya demokarasi bose, mbifuriza amahoro y'Imana. Ni byiza gukomeje kwibutsa ko tukiri mu gihe cy'icyunamo n'igihe cyo gukomeza nakongera kubwira bagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi ngo bakomere, mukomeze mwihangane, dukomeze dufatane mu mugongo, twese twumva ko igihugu cyacu tugihuriyeho, tugomba gutahiriza umugozi umwe, dushyize hamwe, ndetse tunaharanira ko amateka mabi y'umwijima igihugu cyacu cyanyuzemo atazongera kubaho ukundi. Murabyumva rero, nuko nguko bimeze. Twibuke twiyubaka nk'abanyarwanda muri rusange, kuko tugomba kubaka igihugu cyacu tukazagisiga kimeze neza kugira ngo abato bacu bazakibemo gitemba amata n'ubuki nk'uko twakomeje kugenda tubyumva. Yes, uyu munsi rero dufite nk'icyo turi buganireho. U Rwanda n'Ubwongereza basinyanye amasezerano yo kugira u Rwanda rwakira abimukira cyangwa se impunzi. Ubwo nimvuga abimukira ni abavuye mu bindi bihugu bajya mu Bwongereza. Uburyo bajyayo turabizi, baca mu nzira z'inzitane, bamwe bakanapfira mu nzira. Ibyo byose abantu turabizi. Rero u Rwanda n'Ubwongereza basinye ayo masezerano aho impunzi cyangwa se abimukira bose bazajya bava mu Bwongereza bazajya baza mu Rwanda. Akantu kamwe kari muri ayo masezerano ari naho tutadutangirira, ariko turahita hari icyo turi buhereho. Bivuga ko abavuye mu Bwongereza batemereye gusubirayo mu gihe baje mu Rwanda, keretse basubiye mu bihugu byabo. Ako nako turaza kukavugaho. Yes, Mme Victoire Ingabire, wasohoye ibaruwa cyangwa se urwandiko rwagenewe itangazamakuru. Ducire ku mayange, rwari rukubiyemo iki? Ni iyihe mpamvu yo guteye kurwandika? Nuko twe tumaze kumenya ko hari amasezerano hagati y'ibihugu byombi byo kugira ngo u Rwanda rwakire impunzi zageze mu gihugu cy'Ubwongereza zikagarurwa mu Rwanda, hama akaruho bazajya barubanuramo kuko abakwiriye ubuhungiro n'abandi wenda bimutse ku zindi mpamvu mu bihugu byabo bakaguma mu Rwanda cyangwa bagasubizwa mu bihugu byabo. Twasanze rero nibyo twabivuze ko u Rwanda rusanzwe ari igihugu kigendwa, abanyarwanda sanzwe tuzwiho kwakira abantu nta kibazo.
ntabwo kuba igihugu cy'u Rwanda cyakwakira impunzi ari ikibazo, ariko ku rundi ruhande tugatekereza tukavuga tuti ese u Rwanda nk'igihugu gifite ibibazo bwacyo kireba n'abaturage bacyo, gifite ibibazo byinshi, u Rwanda koko ni rwo rukwiriye kwakira izo mpunzi? U Rwanda rufite ubushobozi bwo kwakira izo mpunzi? Hari amafaranga ajyanye no kwakira izo mpunzi, ariko tubanze turebe mu by'ukuri ubushobozi nyabwo busanzwe. Ibibazo by'abanyarwanda ni nacyo kintu twanagarutseho, twavuze ngo cyane twanarebeye ku itangazo ryasohowe n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, avuga ati rwose kuba ari impamvu z'umutekano u Rwanda rurakira impunzi kubera ko ruzwi ku kibazo cy'umutekano. Nkaho twebwe tukavuga tuti u Rwanda nabwo rwarwo rufite impunzi z'abanyarwanda hirya no hino mu bihugu, ndetse hari naho byabaye impamvu y'uko u Rwanda rugirana ibibazo n'ibihugu bituranye kubera ko avuga bati izo mpunzi mucumbikiye zashaka kuza gukoraho ubutegetsi. Donc nuvuga ko umutekano tuvuga mu gihe navuga mu gifaransa avuga moyen terme ou long terme, bishobora ko ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda kitarangiye, umutekano turimo tuvuga uyu munsi dushobora kuba tutawufite. Tukavuga tuti rero niba u Rwanda rugiye kwakira ikibazo cy'impunzi, rwagombye kubanza ngo ujya gutera uburezi arabwitera, tukabanza tukangiza ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda bari hanze y'igihugu. Muri abo banyarwanda harimo n'abakora politiki hanze y'igihugu, kuko dufite ibibazo by'uko urubuga rwa politiki rutarafungurwa no mu gihugu cyacu. Ibyo rero niba ibyo bibazo tubifite, twebwe twari turavuga tuti u Rwanda rero ni rubanza rurangiza ibibazo byarwo dufite ibibazo dufite hano imbere, tubanze tubikemure, noneho tubone gufasha abandi kuba bakemura ibibazo byabo. Nko muri iryo tangazo ryatanzwe n'umuvugizi wa guverinoma, hari aho bavuga bati izo mpunzi rwose zize tuzakire, tuzazifasha kubona amashuri, tuzazifasha kubona akazi. Noneho watekereza ireme ry'uburezi muri uru Rwanda, urwego riri hasi, ndetse n'igihugu cy'Ubwongereza kiri mu batanga imfashanyo kugira ngo ireme ry'uburezi mu Rwanda, donc hatanga uburezi mu bana b'u Rwanda, ariko ireme ry'uburezi riri hasi. Rero wasanga nk'umuntu avuga ati tuzatanga uburezi kuri izo mpunzi, kuko se rya reme ry'uburezi ryacu riri hasi niryo bazajya guha n'abo bantu. Ese abo bantu ryo bifuza gukora, abo bantu niba bahunze igihugu cyabo bakaba batajya impunzi za politiki, tuvuge ko ari za mpunzi z'ubukungu, urumva arajya gushaka imibereho myiza mu Bwongereza, none uramuzanye mu Rwanda ngo araje gushaka ireme ry'uburezi. Ushobora gusanga no mu gihugu avuyemo bafite ireme ry'uburezi riri hejuru y'iryo Rwanda. Icyo ni ikibazo. Ati tuzabafasha ndetse no gushaka imirimo, abadashobora gusubirayo dushobora no kubona imirimo. U Rwanda dufite urubyiruko rungana iki rufite ikibazo cyo kubona akazi, n'abanyagihugu nturababonera imirimo ikwiriye, hanyuma urimo uriyangaja, urimo urafata impunzi ukavuga uti ngeze impunzi nizize ntizashobora kohereza gusubizwa mu ibyo bihugu byashakaga kujyamo bidashatse no gusubira iwabo, twebwe tuzabuka akazi usanga akora n'abanyagihugu dashaka. Niho rero twavuze muri iryo tangazo twavuze ati u Rwanda rufite ibibazo bitureba nk'abanyarwanda tugomba kubanza gukemura mbere yuko tutegereza ko dushobora kujya gufasha impunzi zo mu bindi bihugu gukemura ibindi bibazo. Rwanda n'igihugu gikennye, dufite abaturage badafite akazi, urubyiruko rwinshi rudafite akazi, ireme ry'uburezi riri hasi, dufite ikibazo cy'abaturage batishimye. Ariko uzi ko u Rwanda turi mu bihugu 146, u Rwanda ruri ku mwanya 143, abaturage ntibishimye. Urabazaniraho abandi bantu, urumva abaturage bawe bo biragenda biti. Abaturage b'igihugu cyacu turebe nk'abaturage ba Kangondo basenywe amazu batarahawe ingurane. Reba kugira umuntu akuvane mu byawe washyizemo imbaraga nyinshi, arakwimuye nta ngurane aguhaye, usubiye inyuma mu iterambere ryawe. Iyo abantu bibazo ngo se nguko cy'abanyarwanda batishimye, urumva uwo muntu yakwishima ate uyu munsi adafite aho aba? Ngira ngo nababonye naho banavugaga bati mwitangazamakuru bavuga bati impunzi zirimo kuza muri uru Rwanda zirimo zirafatwa neza kurusha twebwe abanyagihugu. Tubaye impunzi mu gihugu cyacu kandi nta nubwo turi gufatwa nibura nk'izindi mpunzi nyine za igihugu kirimo cyakira. Urumva rero niba abaturage bawe batishimye kuko hari ibyo utabarangiriza nk'ubuyobozi bufite inshingano, ariko ugakomeza gusinya amasezerano yo kuvanguzanya abandi, aho rero twebwe tuvuga tuti ntabwo ari bibi kwakira impunzi, ariko ubuyobozi bw'igihugu cyacu nibanze burebe ibibazo abaturage bafite b'abanyarwanda, babanze biga uburyo babikemura mbere yo gutekereza ko twajya gukemura iby'abaturage bo mu bihugu. Mu Rwanda ubundi hasanzwe impunzi za Libya, impunzi zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, impunzi zo mu Burundi, ndetse hiyongereho izindi mpunzi. Ese
kuba no mu Rwanda hakiri ikibazo cyo kuvuga ngo ubuhunzi, usibye ko stati y'ubuhunzi bivuga ko yavuyeho, ibi ngibi urabona hari umusaruro biri butange ku banyagihugu? nibyo urabavuze utari impunzi zavuye muri Libya. Impunzi ziri mu Rwanda zavuye muri Libya ntabwo ari abanyalibiya, ni impunzi birashoboka ko harimo n'abanyalibiya, ko ni impunzi ziri mu bihugu binyuranye kuze zarahungiye muri Libya. Ntabwo zahungiye muri Libya, zarimo zishaka uburyo zakwambuka zikajya mu bihugu by'i Burayi, hanyuma nyine ziba zihagamye muri Libya. Ubwo rero nyine bashaka uburyo haboneka igisubizo bakavayo, bakaba baje mu Rwanda bagashakirwa inzira. Ariko nibuke ko nka bariya kugeza ubu u Rwanda rwakiye abantu bageze muri 618 hari niba ntibeshye mu mibare, hanyuma abageze muri 500 bamaze cyangwa baracyari muri 400 bamaze nibura kujyanwa mu bindi bihugu. Uvuga ko hari hafi 200 bakiri hano muri uru Rwanda. Ubwo rero hagiye kuzaho n'abandi, kandi u Rwanda rwo nkuko bivuze twe dufite impunzi zo mu bihugu duturanye zageze ihungira hano. Nabyo ubwazo harimo ibibazo. Uribuka ko nko muri 2018 higeze kuba bigeze gushaka gukora imyigaragambyo impunzi zanye kiziba bakazirasamo. Urumva rero nk'ibyo ni ibintu bidatanga isura nziza yo ku gihugu cyacu, uburyo twakira izo mpunzi. Izo mpunzi kuba abantu baguhungiyeho kubera ko ibibazo bibaye bano gweta birukanka kubakira ubune nibyo. Ni naho mbona nkibaza nkavuga nti iyi si yacu ikintu cyitwa umuntu kiragenda gishira, kuko kugira ngo umuntu ave hano azagere i Burayi yagiye mu buryo butanyuze mu nzira z'amategeko, aba yatanze ibintu byinshi. Rero umuntu wageze mu Bwongereza yatanze ibyo byinshi bye, tuntu twenda yaragurishije, avuga ati ngiye gushaka ubuzima, ngeze aho ngiye kubaka ubuzima, yagera bakongera kumufasha nko kumutangiza mu bundi buke, bakamugara mu gihugu gikennye. Nanavuze ari nubwo ushobora gusanga ari n'impunzi iva mu gihugu gifite ubushobozi urutugu igihugu cy'u Rwanda, nuko ugasanga uwo muntu rumugariye mu gihugu gikennye kurusha iki wabo. Urumva umuntu mu mutwe we no kumufasha, ntekeza ko tuzagera ahubwo ikibazo cy'abantu bazagira ibibazo psychologique, donc bijyanye n'ihungabana ryo mu mutwe, kuko azaba avuga reba umuntu watanze twinshi twe twose dushobotse akagera mu Bwongereza, akaba yizeye ko aragiye kubaka ubuzima, agiye gutangira ubuzima bwiza hariya, akisanga ikigali, hanyuma akajya akabona bamugariye hahandi muri Afrika yarahunze, agasanga noneho yaje mu gihugu n'ubundi nacyo gikennye, gifite ikibazo cy'ubutaka bwo ko ntawe gituza abaturage bacyo, gifite ikibazo cy'ubushomeri, kubona akazi bizaba ikibazo, gifite ireme ry'uburezi riri hasi, niyo yakwiga mu Rwanda kugira ngo diploma yazashobora kubikoresha handi bikazamubana ikibazo. Donc urumva ni ikibazo gikomeye ku buryo ntabwo ntekereza ko ibihugu by'i Burayi ibyo barimo gutekereza kuvuga ngo abanyafrika bageze inoti basubize ku mugabane wa Afrika. Hanyuma ntekereza ko cyari gikwiriye nuko abanyafrika muri rusange twagombye gutekereza uburyo ibibazo by'abanyagihugu b'abanyafrika bigomba gutuma bahunga ibihugu byabo birangira. Birimo nk'ibyo bibazo bya politiki, birimo ibibazo byo kubaka ubukungu bugera ku buri munyagihugu, ku buryo atumva ararikiye kuvuga ngo yajya gushaka ahandi hantu. Ubundi bamwe mu bimukira benshi bahunga ibihugu byabo baba bahunze cyambere ubuyobozi bubi, bagahunga ubutabera butameze neza, bagahunga n'ibibi byose bakorerwa muri ibyo bihugu. Ikindi baba bashaka impunzi zijya muri ibyo bihugu zigiye gushakayo ubukire, zigiye gushakayo amashuri wari umuvuga, zigiye gushakayo akazi, zigiye gushakayo ubuzima bwiza. Ese urabona mu Rwanda ubwo buzima bwiza buhari ku buryo izi mpunzi zigiye kuza uyu munsi ziyongera ku zindi u Rwanda rwari rufite n'abaturage? Ibyo bintu izo mpunzi zizabibona? Nyine nicyo nakubwiraga, ni ikibazo. U Rwanda narwo ni igihugu gikennye, ni igihugu gikennye, kuvuga nk'abo bantu bavugaga ngo bagiye gushaka akazi, ibyo navugaga mu kanya. Akazi se dufite urubyiruko rungana iki rufite ikibazo cy'ubushomeri? Nyese wo naza no kuvuga namushomereje kwiyongera kundi kuko hano nta kazi azabona. Ariko byavuzwe ko bari bubashakire ibyo byose. Ubwongereza bwavuze ko uri bubahe akabushakira akazi, bakabigisha indimi n'ibindi byose bitandukanye ndetse n'imyuga. Barabashakira akazi hehese, kandi dufite natwe urubyiruko rutagira uko rungana rufite ikibazo cy'ubushomeri. Donc barabashakira akazi hehe? Natwe dufite urubyiruko dufite akazi. Ngo ni ikibazo. Ngo no kuvuga ibyo byiza yaragiye gushaka i Burayi, ntabwo azabona. Reka twe kwirarira, abanyarwanda tukajye twirarira. Ntabwo ushobora kuvuga ngo ubuzima umuntu ari kubamo ari mu Bwongereza ashobora kubamo ari hano mu Rwanda, ntabwo bishoboka. Uri impunzi ntabwo bishoboka, kereka iyo uhunze ufite amafaranga, kandi iyo uhunze ufite amafaranga ntabwo ibyo bihugu nabyo bigusubiza inyuma. Donc ari nacyo kibazo tunafite. No kubera ibihugu birashaka impunzi
ubyo zifite zize zaminuje zifite amadiplome mu rwego rwo hejuru zirashaka impunzi zifite amafaranga abo ngabo barabakira ntibashobora no kubasubiza inyuma ariko wa muntu uciriritse wari ugiye gushaka ubuzima iwabo ntabwo bamukeneye donc abantu muri barimo kugarura hano mu Rwanda u Rwanda narwo ntabwo dufite ubushobozi donc twikwirarira ntabwo dufite ubushobozi bwo gufasha wa muntu kuba ubuzima bwe bwakwiyongera bwazamuka kurusha ubw'iwabo ntabwo mbona abantu twaje kuko ndagira ngo nibutse ko ujya ubona abanyarwanda benshi bavuga bati turimutse tugiye gukorera ahandi kandi bajya gukora business ahandi bigakunda ubwo rero biragoye kugira ngo uzasezeranye umunyafurika wari wihungiye ageze mu Bwongereza ngo umbwire ngo amakiriro wari tugeze mu Bwongereza urayabona mu gihugu kigikennye kigishakisha uburyo cyatera imbere nk'u Rwanda biragoye. Mme Victoire ubundi turebeye hamwe amateka y'igihugu cyacu cy'u Rwanda ibihe u Rwanda n'abanyarwanda baciyemo ntiyaba ariyo mpamvu u Rwanda rudapfa gusigaza inyuma abo ngabo bitwa ko ari impunzi cyangwa se abimukira bavuye mu bindi bihugu? Oya nibyo abanyarwanda benshi twabaye impunzi arabo b'igihugu benshi babaye impunzi nanjye ubwanjye nabaye impunzi umuntu abakeneye yari impunzi nyine kubona igihugu kimwakira kikamuha ituze ariko abantu icyo bakeneye gusa ntabwo ari ituze ryo kuvuga gusa ngo ntabwo nta ukitwirukankana ariko bakeneye no kuvuga bati ubuzima bwa kubaka ubuzima bwabo ese hano mu Rwanda barabwubaka bahereye he barabwubaka bahereye kuki donc naho ngaho mvuga donc kuba twakwakira impunzi ntabwo ubwabyo ari ikibazo ariko dufite ubushobozi bwo kwakira izo mpunzi nubwo baduhaye amafaranga kuko nabonye ko abongereza batanze amafaranga menshi ariko se ayo mafaranga ashobora gufasha ya mpunzi kugera ku rwego rw'ubuzima yashoboraga kuba afite ari mu Bwongereza donc naho ngaho ntekereza abayobozi bacu baratekereje basanga koko tu Rwanda turi kuri leva yo guha umuntu wari ugeze mu Bwongereza babwira ngo mu mutugarurire natwe turamuha ubuzima buri kuri leva nk'ubwo abongereza bari kumuha kuko umuntu nicyo yashakaga ndimo ntangiye kwibaza ikintu aho abanyafurika ntibari buze gutekereza bakavuga bati u Rwanda rurimo ruratugambana rufatanyije n'abazungu kugira ngo tutajya mu bihugu byabo gushaka ubuzima bakatugarura mu Rwanda ndetse nabyo nicyo abayobozi b'igihugu cyacu bagomba gutekereza kuko abayobozi b'igihugu cyacu bakunda kuvuga ibintu bya panafricanism ariko ndi kwibaza niba ibyo bintu bakoranye n'Ubwongereza bitaza gutuma ibindi bihugu bivuga biti u Rwanda rurimo ruragambana kugira ngo abanyafurika batajya kwishakira ubuzima bwiza mu Bwongereza donc bafatanya n'abazungu kugira ngo batwirukane i Burayi donc nacyo ni ikintu cyiza cyo gutegeza kuko umuntu niba ageze mu Bwongereza mu gihugu gikize gifite ubushobozi bwose gitanga urwo rubuga rwo kwisanzura muri demokarasi mu gutanga ibitekerezo mu biki hanyuma bakakubwira bati icyo gihugu bwacyo kikavuga ati twebwe abo bantu ntabwo tubashaka ubutaka bwacu ukemera kubakira ese wowe urumva ufite ubushobozi koko bwo guha abo bantu icyo bari bagiye gushaka mu Bwongereza donc naho ngaho ntekereza abayobozi b'igihugu cyacu bagombye gutekereza. U Rwanda bundi kuba rwemeye no gusinya muri ayo masezerano akaba arimo clause igira iti ntibemerewe kugaruka ese ayo mafaranga cyangwa mu gihe u Rwanda rwari rwizeye ko rushobora kwakira izo mpunzi kandi bigakunda bigacamo bikaza kwanga mu gihe izo mpunzi zoherejwe kandi mu masezerano harimo ko zitagomba gusubirayo bizateza ikihe kibazo? Ariko bavuze ko igihe nyine impunzi zimwe hari zo bazajya bareba nyine bakavuga bati zimwe bacagura bakavuga bati zimwe zishobora kuzakira abandi cyane abo badakeneye ibihugu by'ibere bitarimo gushaka ni barabimukira babandi bagiye wa mugani bagiye gushaka ubuzima bwiza badahunze ku mpamvu za politiki badahunze ariko bahunze mu by'ukuri bagishaka aho bagiye gushaka ubuzima ariko uwo muntu jisto murumva ni ikibazo nho wa muntu mfite impungenge ko wa muntu azaturakarira nk'abanyarwanda akavuga ati abanyarwanda mwe nigereye mu Bwongereza ngiye gushaka ubuzima hama mugambana n'abongereza mu ngarura mu Rwanda kandi mudashobora kumva bwa buzima ngiye nashakaga kwikurira mu Bwongereza kandi naratanze niki donc naho ngiye mfite impungenge ko u Rwanda twafatwa muri iyo shusho yo kubuza abanyafurika amahirwe yo gushaka ubuzima bwabo i Burayi. Uyu munsi mu Rwanda hari ibibazo byinshi bihari ubushomeri uburezi buri hasi nkuko byagiye bigaragara butaratera imbere cyane hari n'imvugo
abantu benshi bagiye batebya bavuga bati ngo umunyamahanga yinjira umunyarwanda asohoke, barabivuga iki? nibyo nabihereyeho. Donc natwe mu Rwanda turacyafite impunzi ziri hanze y'igihugu, turacyafite abantu ugeze kuvuga ngo ubuhungiro bwavayeho, ariko ntabwo abantu batashye. Ntabwo kuba harakozwe za lobbying kugira ngo abanyarwanda b'impunzi bakwe ubuhungiro ntabwo byavuyeho, kandi n'igihe icyo cyemezo cyafatwaga hari n'izindi mpunzi zari zigisohoka nazo kandi zigahabwa ibyangombwa. N'uyu munsi barasohoka baragenda bagahabwa ibyangombwa by'ubuhungiro. Donc igikenewe ni iki? Nuko abanyafrika muri rusange twiga gushyira imbere inyungu z'abanyagihugu, tugakorera ibihugu byacu, kuko bari abazungu baba barateye imbere ku buryo ubu ngubu abanyafrika benshi bahungirayo. Usanga ari ibihugu by'i Burayi biteye imbere kandi nyamara nta bukungu bifite nka za peteroli n'iki. Abo basanga muri Afurika hari ibihugu bifite za peteroli bifite ubwo bukungu, ariko nyamara abanyagihugu babo bahungira kujya gushaka ubuzima bwiza i Burayi. Kubera iki? Nuko kugeza uyu munsi abayobozi benshi bo muri Afurika usanga bashyira imbere inyungu zabo bwite aho gushyira imbere inyungu z'igihugu. Biriya bihugu byateye imbere kubera ko ababiyobora bashyira imbere inyungu z'abanyagihugu, bashyira imbere inyungu z'igihugu. Icyo rero nicyo abanyafrika dukuriye kwiga, gushyira imbere inyungu z'abanyagihugu, kugira ngo nyine twe kugira impunzi, kugira ngo umunyarwanda yumva nejejwe no kwicara mu gihugu cye, atumva agomba guhunga igihugu, akavuga ati ndi umunyarwanda niciye mu gihugu cyanjye, ndashaka kugikorera, nta nandi ndashaka kujya nzajya mbagiye gutembera, ariko ntagiye nk'impunzi. Ariko rero birababaje nyine ko tugifite izo mpunzi. Nuvuga ko hari ibibazo tugifite bigomba kubanza gukemuka. Niba tugifite ibibazo bibanza kujya gukemuka, turajya gukemura iby'abandi impunzi zo mu bindi bihugu bya Afurika gute? Natwe ibibazo byacu tutarabanza gukemura. Nge rero no mu itangazo ngaruka kuri rya tangazo twasohoye tuvuga tuti u Rwanda nk'abanyarwanda tubanze dukemura ibibazo byacu dufitanye hagati yacu, twubaka u Rwanda igihugu kigendera ku mategeko, tugire demokarasi, ubwisanzure mu bitekerezo, ntihagire umuntu ugera gufungwa kubera ko yatanze ibitekerezo bye, hanyuma ubukungu bugere kuri bose. Noneho tubisangize na babandi nyine baze tubibasangizemo, bavuge bati Rwanda wajyayo koko nta kibazo gihari. Ndetse no tubisangize n'abanyafurika nabo kubaka nabo ibyo bihugu, igihugu kigendera ku mategeko kirimo demokarasi, gituma buri munyagihugu wese, buri munyafurika tongera kugenda. Hari igihe numva binambabaje kuko no kubona abazungu baduteragerana gutyo. Hari igihe uvuga uti kuki baduteragerana? Twebwe turabura iki nk'abanyafurika? Kuki tutubaka ibihugu byacu ku buryo buri munyafurika igihugu yavukiyemo gikuriramo akumva yishimiye kuba muri icyo gihugu cye, akumva bimutesheme kuba mu gihugu cye, ntiyumva afite irari ryo kukivamo ngo ajye ahandi. Ariko reka mubwire ntabwo ntegeza ko ari umunyafurika ufite irari ryo kuva mu gihugu cye akaza mu Rwanda kandi yarashakaga kujya mu Bwongereza. Ibyo ntabwo mbitekereza. Ese ubundi ubukoroni bwaba bukiriho ariko bukaba bwarahinduye uburyo bukorwamo? Urashaka kuvuga iki? Ku buryo igihugu hari uburyo gishobora kuvuga kiti kiri gukorana n'ikindi gihugu bikitwa ko ari imikoranire, ariko hari ikigamijwe. Ntabwo numva neza ikibazo cyawe, ariko cyo wenda ngira ngo nkubwire. Iyo ndebye nk'aya masezerano yabaye, nuko nsanga ko muri iki gihe cyambere cyo ntabwo umuntu bugihari. Ntabwo umuntu bugihari kuko ntabwo umuntu yaguhungira aho ufite ubushobozi ngo wange umufate umusubize ahantu n'ubundi azahura n'ibibazo nka bya bindi yari yahunze. Donc icyo ni ikibazo cya mbere. Aho ndavugira nko ku bantu bahunze ari abimukira bajya kwishakira ubuzima bwiza, ntabwo bambwira ngo azaza mu Rwanda ubuzima aragiye kubona irondera babone mu Rwanda, ntabwo bizakunda kuko u Rwanda natwe cyari igihugu cyiyubaka gikennye. Ibyo bintu rero byo kuba nta bumuntu abantu bafite ni ikibazo cya mbere. Ikibazo kindi cya kabiri dufite nuko ubuyobozi bw'uyu munsi ku isi yose usanga igishyizwe imbere hari cy'abantu bitaga les valeurs fondamentales, donc amahame remezo abantu bashingiraho yo kubahiriza uburenganzira bwa muntu, amahame ya demokarasi, y'ubwisanzure. Donc ku buryo usanga nk'ahantu igihugu bavuga bati iki gihugu nta bwisanzure burimo, abantu bakavuga ati kiriya gihugu ntabwo dushobora gushyiramo abantu. Ariko ngubu nta kintu ibyo bintu abantu kibabwiye. Donc ushobora kubwira abantu ati igihugu nta bwisanzure burimo n'abaturage bacu ntabwo bishimye, kuko igihugu niba dufite u Rwanda abaturage turi ku mwanya wa nyuma mu baturage batishimye, ariko bakavuga bati reka tuzane, niba batanishimye abaturage babo ibyo ntacyo bitubwiye, reka tuzane n'abandi batishimye bavuye hano nabo tubongereho. Donc urumva nuvuga zo ya mahame remezo yarangaga ubumuntu nta y'abantu bagifite.
mu bayobozi bo b'iki gihe bo kuri isi y'uyu munsi ayo mahame remezo y'ubumuntu ntayo abantu bagifite. Donc nta abantu barareba inyungu zabo, barareba inyungu z'ubukungu, barareba nibyo ngibyo abantu bashyize imbere kurusha kwita ku kiremwa muntu no ku burenganzira bwayo. Ibi byose biri kuba mu gihe mu Rwanda dutegereje inama ihuza ibihugu na za guverinoma cyane cyane bavuga ururimi rw'icyongereza CHOGM. Ibi noneho bisobanuye iki? Icyo twabivugaho byo no muri ndi tangazamakuru naganire nabo nuko nabwiye ko ibyo bihugu byose biri muri uwo muryango uvuga icyongereza byari bikwiye kuzafasha u Rwanda igihe bizaba byaje kubwira u Rwanda akababwira ati nimwubahirize uburenganzira bwa muntu, nimukore ku buryo abanyarwanda hagati yanyu mwumvikane ntugire kuba impunzi, nimufungure urubuga rwa politiki abantu batange ibitekerezo, amashyaka bashaka kwandikisha amashyaka abandi bayandikishe, nimureke abantu bafunzwe uburenganzira bwabo bubahirizwe. Nuko hari byinshi dutegereje ko abari muri uwo muryango w'icyongereza bakwiye kuzafasha u Rwanda kugeraho. Ariko tukizera ko bazabikora kuko na mbere ko u Rwanda rwinjira muri Commonwealth mu mwaka wa 2009 akanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu, ibibazo by'uburenganzira bwa muntu muri Commonwealth, Amerika kabanje karavuga ati ntabwo u Rwanda rwubahirije amahame remezo uyu muryango ugenderaho ntirwari rukwiye kwakirwa. Ariko nyuma baravuga ati reka rujyemo bazarufashe. Niyo nama ndavuga ni byiza rwose twifuriza n'abantu no mubaro turimo twandika, turimo turabwira ibyo bihugu tuti rwose murakaza neza mu gihugu cyacu. U Rwanda ni igihugu cyiza nyabagendwa kukireba, dufite ahantu henshi hasa neza, n'igihugu cyiza cyo kugenda na klima ubwayo, donc imiterere y'ikirere imeze neza. Donc turifuriza abantu kuza neza mu gihugu cyacu, kuko mudufashe kugira intambwe dutera mu kubahiriza amahame remezo uwo muryango ugenderaho, kugira ngo koko umuturage w'umunyarwanda azavuge ati hari icyo byamariye kuba igihugu cyacu cyaragiye mu muryango w'ibihugu bivuga icyongereza. Demokarasi irahari, igihugu kigendera ku mategeko kirahari, uburenganzira bwa muntu burubahirizwa, ubutabera buratangwa mu mucyo. Nuko ayo mahame anyuranye yose uwo muryango ugenderaho akubahirizwa koko mu Rwanda, n'umunyarwanda akajya avuga ati hari icyo byatumariye. Kuko byaba bibabaje kwitwa gusa ko turi muri uwo muryango w'ibihugu byakoronijwe n'Ubwongereza, nubwo tutanakorejwe n'Ubwongereza, ariko tugasanga mu by'ukuri nk'umunyarwanda wo hasi nta kintu akuyemo. Twereye icyo turimo kugerageza kuvugana n'ibihugu binyuranye bizaza muri uwo muryango, muri izo nama, ntabwo tumurakaza neza mu gihugu cyacu. Tureba bifuza rwose kuza neza, ko dore icyo twifuza nk'abaturage b'abanyarwanda, turifuza ko umuryango ugira icyo tumarira, kugira ngo tuzavuge tuti hari icyo kuko byatumariye kujya muri uwo muryango. Wenda tuzabona inyungu zabyo nyuma kuba twaragiye muri uwo muryango. Yes, hari ikintu cyashyizwemo imbaraga kizwi nka Visit Rwanda, ndetse n'amafaranga agenda aza, ariko byaje nyuma yaho Leta y'u Rwanda yashoye amafaranga mu ikipe ya Arsenal kugira ngo bajye bambara Visit Rwanda ku kaboko, ku majezi yabo. Uyu munsi abafana barimo barifuza ko uyu mushinga cyangwa se amasezerano aseswa hagati ya Arsenal ndetse n'u Rwanda. Ese wenda tutarebye ko ari abafana bari kubivuga, biramutse bishejwe byaba bivuze iki ku bukerarugendo bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda? Ubukerarugendo bwo muri iyi minsi bwaguye hasi kubera ikibazo cya Covid. Donc bwaguye hasi, ariko turizera ko Covid izakira, ubukerarugendo bukongera bukazamuka, kuko ubukerarugendo ni kimwe mu byinjiriza igihugu cyacu amafaranga menshi. Ni ngombwa rero ko bukomeza gutezwa imbere bukanazamuka. Ibyo uvuga by'abantu bavuze ngo abafana ba Arsenal bayisabye ngo bace iyo mipira, ubura hari icyo nibajije. None se u Rwanda ni rwo rwonyine nuko ntabwo amasezerano yabaye ari hagati ya Arsenal n'u Rwanda yo kugira ngo impunzi zize, ni hagati y'ibihugu byombi. Nuko ntekereza ko bagombye kugira icyo basaba igihugu cy'Ubwongereza, kuko igihugu cy'Ubwongereza nicyo giye kohereza abantu mu Rwanda. Ntabwo numva impamvu abantu bari gusaba u Rwanda ngo abarwo rugira ibibazo gusa, kandi igihugu cy'Ubwongereza nicyo giye kohereza abantu mu Rwanda. Donc ntekereza ko ikintu abantu barimo gusaba Arsenal
wenda icyo abantu bavuga ni iki aho ngaho ahubwo icyo navugaho ni za mpungenge navugaga ko doko abantu bareba u Rwanda nk'aho urimo rugambana n'abanyaburayi cyese bigaragara ko u Rwanda ruri kubikora donc kuko urumva niba donc nizo mpungenge navugaga donc n'umbwira nsaba abayobozi b'igihugu cyacu kongera gutekerezaho donc ko niba u Rwanda tutagiye kureberwa mu ndererwamo y'abagambanira abandi banyafurika tubabuza uburyo bwo kujya gushaka ubuzima i Burayi kuko niba abantu bari gusaba Arsenal ngo ibyo musesa amasezerano yo visit Rwanda ntiyongere kugaragara donc urumva ni nkaho ari u Rwanda bashaka ko rufatirwa ibihano aho rero ntwa handi navugaga abantu bagomba kongera gutekereza neza bakareba niba tutagiye kureberwa muri iyo ndererwamo y'abagambanira abandi banyafurika muri kubyumva rero ibi turi kuganiraho ni ibintu byavuzwe hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga abanyarwanda benshi babisekeraga mu makomenti bakavuga bati ese nyuma yaho tumeze gutya mutuzaniye abandi bantu kugira ngo bigende bite abandi bati ubukungu bw'igihugu buri hasi ni byinshi bagiye bavugaho wenda ni ikiganiro dukoze kugira ngo twumve n'icyo ubitekerezaho kuko niba uyu munsi tuvuga ko umunyarwanda wese afite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo uko abyumva ni ibitekerezo by'umuntu bidakora iby'abandi twifuje kumva icyo bivugaho hari byinshi abantu bagombaga gusobanukirwa cyangwa se bagombaga kumva kuko hari abantu baba bifuza kumva icyo bivugaho bavuga bati ese arabibona gute yaba mu bukungu bw'igihugu kuko ibijyanye n'ubukungu by'urabisobanukiwe politike y'igihugu nayo uyimazemo iminsi ibyo byose rero nibyo twebwe tutatutekereza tuti ese biragenda bite kugira ngo abantu bagire icyo bumva basobanukira kuko uruhande rumwe tuba twarubonye ntabwo ni ikibazo gikomeye nk'uko ukunda kubivuga ko politike y'u Rwanda itaraha abatavuga rumwe na leta umwanya kugira ngo batange ibitekerezo byabo gusa ariko twizera ko no mu bindi bizaza mu byo tushaka kubaka mu gihugu cyacu n'ibyo ngibyo bizahinduka rero turi gusoza gira icyo ubwira abanyarwanda muri rusange kuko hari umuntu ngubu uri ahantu kure cyane aho ngo mu cyane akavuga ati ese kuntu mbayeho none bazanye n'abandi bantu ese abo bantu barabaho bati tunavuge n'ukuntu byagaragaye uburyo bazabakiramo reka duhere mbere yo kugira ikintu uvuga wenda ubwira abanyarwanda ukuntu bazakirwamo aho bazakirirwa kuko hari amahoteli amwe n'amwe yamaze kubyemeza ese kuba abo bantu ubwabyo bagiye kuza bagahita bahitira muri hoteli bisobanuye iki hari amafaranga igihugu cy'Ubwongereza cyatanze ni kugira ngo abo bantu bashobore kwakirwa no kubona ibyangombwa by'ibanze bikenerwa mu buzima ngo umuntu ubwo rero nicyo navuga kiri nka positive muri icyo kintu nuko hari abantu bake babona akazi hari amafaranga make ari bwinjire mu gihugu mu bakora za business nubwo ari bugere mu bantu bakeya ariko araba yinjiye aho ngaho ho nicyo navuga wenda abantu bakwakira naho abaturage bo Rwanda giseseka nyine bafite ikibazo kuko bo nta nyungu nimwe direct babona muri ibyo bintu nta nyungu babona nta kintu babona bazakuramo navuga bati turihangayikiye dufite ibibazo byo kurya dufite ibibazo byo kubona abana bajya mu ishuri dufite ibibazo bya za mituweli dufite ibibazo abasenye bavuga bati ntaho dufite tuba leta irimo irabona amafaranga ahubwo igafasha abo bantu twebwe nta kigenda ariko icyo nsaba abanyarwanda nuko abanyarwanda tuzwiho kwakira hazagira uzafata ibuye ngo ajye gutera iyo mpunzi ngo nuko yakiriwe we adafite aho aba cyangwa agira ati tuzakomeza tubimfura twakire abo bantu baje mu gihugu cyacu ariko icyo nkomeza gusaba ubuyobozi bw'igihugu cyacu nuko butekereza kubanza gukemura ibibazo by'abanyagihugu kugira ngo nyine bakirane umutima mwiza n'abandi baje batugana dusoza none ikiganiro cyacu stati y'ubuhunzi bivuga ko yavuyeho nicyo uvuga kuri stati y'ubuhunzi ugere n'icyo ubwira abo twita impunzi wenda nubwo bavuga ko zitemeye gutaha ugire ikintu ubabwira dusoza ikiganiro cyacu impunzi z'abanyarwanda aho ziri impunzi zishishikariza gutekereza mu buryo buri positive mu gihugu cyabo bagatekereza icyakubaka igihugu cyabo bagatekereza icyatuma igihugu cyacu gitera imbere bagatekereza bakirinda gutekereza icyatuma hari igisenyuka kiri mu gihugu kuko biri mu gihugu tugomba kubisigasira
kuko kimwe no mu bintu bituma ibihugu bya Afurika bikomeza gusubira inyuma ni uko abantu uko ubutegetsi bugenda busimburana abantu bava bagomba gusenya ntabwo ari byo donc n'impunzi aho ziri ndazisaba batekereza dans le sens positif icyateza imbere igihugu cyabo aho gutekereza icyateza inyuma icyatuma igihugu cyacu gisubira inyuma donc bahore batekereza dans le sens positif icyateza igihugu cyacu imbere ariko ubwo nkagera n'icyo saba n'abayobozi ntekereza ko abayobozi benshi muri FPR babaye impunzi bazi ubuhungiro uko ari bwo bazi uko ubuhungiro buryana bazi kubura igihugu cyo bivuze nibo ba mbere bacyumva nibo bakabaye no mu mbere mu gufata ya mbere mu gukora ku buryo ibibazo by'impunzi birangira nabivuze ntabwo gukoresha lobbying kugira ngo bavuze ngo statut y'ubuhungiro buvuyeho ko ikibazo gitakirangira kuko byarakozwe ariko ntabwo cyarangiye impunzi turacyazifite hatashye bake cyane ugereranyije no kuba bitekerezaga nibagerageze rero bashaka uburyo niki gituma impunzi abantu bakomeza guhunga igihugu bakajya hanze bashake gutaha icyo rero nageraho ubuyobozi bw'igihugu cyacu twatanze umurongo na metre ntaganda rwandiko rw'inzira bavuga bati abanyarwanda kandi bino mu itegeko nshinga ry'u Rwanda ravuga ingingo ya 10 ka gatandatu avuga ati ibibazo bidashoboye gukemuka abanyarwanda twicare hamwe tubiganire dushaka uburyo tubibonera igisubizo ikibazo ro cy'impunzi z'abanyarwanda gishobora kubonerwa igisubizo ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwemeye bukavuga buti turicaye tujya kuganira n'abanyarwanda twumve ikibazo mbese bafite n'ikihe kuki mudata nuko bakaza ambassade zikaberaho kubegera zibaganiriza bashaka kumva ibibazo bafite aho kugera donc usanga ahantu henshi bisa nkaho abantu birirwa barebana ayingwe niko mu Kinyarwanda bavuga barebana ayingwe donc abantu muri ambassade n'impunzi barebana nabi uwo mwuka urukwiye kuvaho bagashaka uburyo bakwegerana nk'abanyagihugu nk'abavandimwe akavuga ati ko mwaduhunze bimeze bite ibibazo mufite nibi bakabegeraho kubegera nko kuvuga nko kuvuga ati reka tubabuze uburyo babura uburyo batahe ku ngufu ntabwo bikunda kuko no kugeza no musiko bajya nta musaruro bitanga ahubwo ubuyobozi bwiga uburyo bubegera mu buryo bwo guhinduza umuntu neza muze kuvuga guhinduza umuntu neza birusha kumuhinduza imbaraga iyo ukoresheje imbaraga ni gake cyane uwo muntu ashaka guhindura bigeraho ariko iyo ukoresheje neza hari umuntu areba niyo neza akavuga ati reka nanjye umuntu mwegere koko tuganire donc nicyo nasaba ubuyobozi bw'igihugu cyacu nacyo nasaba impunzi donc urwikekwe hagati y'abanyarwanda tukumva ko duhuje igihugu n'umubyeyi wacu dufite inshingano zingana n'uburenganzira bungana twese ku gihugu cyacu donc abantu bakaba kugenda bagashaka uburyo baganira ibibazo bituma abantu bahunga bikarangira yego bakunzi b'imbarutso ya demokarasi ni byinshi basobanukiwe tubibutsa ko turi mu gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 28 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 kuri wowe noneho umunyapolitiki utavuga rumwe na leta ndetse n'umunyapolitiki wo muri leta agomba kwitwara gute mu gihe cyo kwibuka dusoza noneho icyo uko abantu bose bagomba kwitwara sibye n'abanyapolitiki umunyarwanda wese mu gihe cy'icyunamo igihe cyo kuzirikana icuraburindi igihugu cyacu cyanyuzemo abantu bavuga se nk'abanyapolitiki bavuga bati twirinde ikintu cyose cyashobora gutuma twakora cyatuma igihugu cyacu cyongera gusubira muri rya curaburindi niyo mitekerereze ya mbere igomba kuranga umunyapolitiki wifuriza ikiza igihugu kwirinda ikintu cyose wakora cyatuma igihugu cyacu gishobora gusubira muri rya curaburindi mu gihe cy'icyunamo rero ubundi umunyapolitiki cyose cyagombye gukora no guhamagara abanyarwanda bose gukomeza guharanira kunga ubumwe gukomeza guharanira kumva ko tugomba gukorera hamwe hari igihe usanga hari abantu birirwa hari ibiganiro byagiye bitambuka ugasanga ikibazo nkaho ari ingabire ntago ngewe ndi ikibazo ku Rwanda ntago ngomba no kuba ikibazo mu gihe kwibuka cyangwa ngo abantu bumve bagomba gutanga ibiganiro bakabitanga kuri ingabire ntabwo ingabire uru rugero ntabwo ingabire nk'umuvugizi wa guverinoma namubonye harimo asobanura ngo ingabire ntari hejuru y'amategeko nta nimwe nigeze mvuga ko ndi hejuru y'amategeko ariko ndi mu bambere bavuga ko tugomba kubahiriza amategeko twese nta muntu n'umwe amategeko agomba kutuberenga bidukingira iturengera nta muntu n'umwe ugomba kuremera ngo arusha amategeko ntabwo rero ibyo bintu abandi bombi haranira ngo harimo abantu banyibutse ko ngo ntari hejuru y'amategeko ntabwo sinigeze mvuga ko ndi hejuru y'amategeko ahubwo bo amategeko bavuga barayubahiriza bo uburyo basobanura amategeko ese koko niko bimeze
kuko n'ikintu nanagaye niba ushaka no kuvuga umuntu ariko ko mbana mu Rwanda kuki nta numwe uravuga ati Ingabire twicarana tujye muri deba donc ko kujya hariya mugafata za mikoro mukantaramana mpari mujye mumpamagara nanjye nzemo hanyuma izo deba tuzige hanyuma abanyarwanda baca urubanza kuki ibyo bitinya njye ndabahamagaye bazareke tujye muri deba ntibakajye bamvuga ntahari bajye bareka tujye muri deba hariya abaturage b'u Rwanda bari baca urubanza naho kujya hariya bagafata mikoro za leta bakavuga Ingabire bakagera gute bisingibi ntabwo byubaka noneho mu gihe cy'icyunamo bakumva ko Ingabire rugomba kubicoza ntabwo ndi kibazo mu gihe cy'icyunamo nifatanya n'abandi banyarwanda nkifuriza gukomera abantu bose bahuyigizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi ibintu byo kurwa abantu bajya hariya bakabeshya ngo Ingabire ngo apfobya jenoside ibyo byose ni ibinyoma babeshya ni ibintu batwikira naravuze iyo kampanye yo kugira ngo bangishe Ingabire abanyarwanda ntabwo yigeze ifata bazayireke imyaka 12 irashize abantu bayigerageza ntabwo ifata bazayireke muri uyu mwaka barabizamuye cyane muri iki gihe cy'ucyunamo bongera kuzamura izina rya Ingabire cyane mu bintu by'icyunamo bazabireke ntabwo bifata bazabireke nta kuko abanyarwanda ntabwo ari bicucu abanyarwanda baratekereza abanyarwanda barasesengura maze imyaka 4 mpawe babazi na Perezida wa Repubulika nagiye mu itangazamakuru naravuze abanyarwanda bazi Ingabire wari we donc iyo shusho ro bashaka kubaka ya Ingabire utariho abanyarwanda bazi ko atari byo ndongera inama nibarekeraho niba bashaka bajye bampamagara ndahari tujye muri debe mbere y'abanyarwanda muze kuki utarajya ku mateleviziyo ni ngo umugani bakwemera se konjyaho unariye mpamvu bitera batinya ukuri kandi ukuri kurabatura kandi ukuri kurubaka kandi ukuri niko kuzafasha abanyarwanda komora ibikomere abanyarwanda bafite ku mutima yego abanyarwanda aho turi hose mureke twomorana ibikomere tuganire ibintu byose bera mu kuganira kuko burango nagisangana n'amagambo iyo abantu bari kuganira nibwo banahuza urugwiro nubwo covid yaje kuza igashaka ko abanyafrika cyangwa se n'abanyarwanda muri rusange dutana tukishishanya hagati yacu ariko byagiye mu buryo ubungubu twemereye kwicara tukaganira buriya abantu bari kuganira ni nabwo bunguka ubumenyi nabwo bashobora no kubaka igihugu nagwa kubaka igihugu umwe ari hariya n'undi ari hano ngo bikunde nuko nguko ariko covid ntago ciye mu jambo ntabwo ari yatumye abanyarwanda bishishanya abanyarwanda bishishanya nyine kubera iyo politiki y'abantu bamwe bashaka gukangisha abandi abantu bagashaka kumvisha abandi ko barani babi ntuza usibyo birinda ntukavugane n'ubundi ukagire gute ngenda saba abanyarwanda ko tugomba kurenga ibintu bya munyangire ibintu byacishwa hari Professeur Karasira no wajya kuvuga ibintu bya munyangire nacishwa ni terime zazanywe na Professeur Karasira nuko abanyarwanda twirinde ibyo bintu nta mpamvu yo kwishushanya kandi dufite igihugu kimwe nta mpamvu yo kwishanya twese turi abanyarwanda tuvuga ururimi rumwe ntabwo tuvuga indimi zitandukanye iyo mvuga uranyumva n'undi aranyumva nta munyarwanda uvuga undi munyarwanda kutamwumva tuvuga ururimi tugerageze ibyo wavugaga iyo abantu begeranye bakaganira nibwo nyine hari kuko ari n'igihe ushobora no kwishisha umuntu hanyuma ariko ugasanga mu by'ukuri umwishishemo bitari ngombwa ugasanga rwose ntabwo byari ngombwa ko umuntu umwishisha ariko mwaganira ugasanga muhuza urugwiro ugasanga wamutinyaga kubera ko wamutinyaga kubera uko bamukubwiye ko wamwumvise abandi bamukubwiye rero ugasanga ibyo bintu tugomba kubirenga ngo umuntu yishisha undi kubera ko agende ku by'amabwire yabwiwe ahubwo tinyuka umwegere muganire urebe ko mutazahuza urugwiro kandi nicyo nifuza abanyarwanda ko ibyo kwishishanya tubivanaho kugira ngo dushobore kubaka kuko ntabwo dushobora kubaka igihugu cyacu hagati yacu harimo kwishishanya ntabwo byakunda ntabwo dushobora kubaka igihugu cyacu tutumvikana twishishanya mbese naza nkakuvuga ngo dukore business gute kandi nta gutinyuka nta kwiza nta n'ikintu kibahuza kiraho nta n'ikiduhuza gihari ngo twicare tuganire donc rero ibintu byo kwishishanya ibintu byo kugendera kuri munyangire cyangwa iki ndahamagara abanyarwanda kubireka twubake igihugu cyacu mu mahoro mu bumwe no mu bwumvikane no mu bworoherane murakoze yes twubake igihugu cyacu mu bwumvikane mu bumwe no mu bworoherane kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere twaganire byinshi rero na Mme Victoire Ingabire Umuhoza perezida fondateur wa Darf Umurinzi aho tuvuze ku masezerano u Rwanda rwagiranye na Leta y'Ubwongereza amasezerano yo kwakira impunzi ndetse n'abimukira baturutse mu gihugu cy'Ubwongereza ni byinshi rero tuganiriyeho ese ibi bizafasha iki ese ibi bizahindura iki mu gihe bivuga ko no mu Rwanda abaturage batishimye nk'uko byagiye bigarukwaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi rero ni byinshi tuganiriye ndetse anagize icyo avuga agira n'icyo yisabira
abanyapolitike bamutangaho ingero mu gihe cyo kwibuka bavuga ko ngo apfobye jenoside yakorewe abatutsi, abasaba ko baza bakaganira nawe ndetse bakungurana ibitekerezo kugira ngo bubake igihugu muri rusange nk'abanyapolitike bareberera u Rwanda rw'uyu munsi ndetse n'u Rwanda rw'ahazaza. Mme Victoire, reka tugushimire ku mwanya wawe waduhaye. Okay, namwe murakoze. Yes, namwe reka mbabwire ngo mukomeze mugubwe neza aho muri bakunzi b'imbarutso ya demokarasi ahuri. Niba wadukuwa kuri iki kino kiganiro ukagisoza, reka mubwire ngo washyize itafari ku bikorwa byacu, ibyo tuba twifuza ko abanyarwanda baganira cyangwa se bagasobanukirwa ku ngingo runaka ziba ziri hano hanze. Mbabwire ngo mwibuke guca kuri email yacu ni imbarutsademokarasi@gmail.com kugira ngo tuganire, ndetse mwibuka no gutanga ibitekerezo muri comment tujye tuganira, kuko ntabwo tuganira no mutumirwa gusa ahubwo no muri comment naho turahaganirira. Iyi ni imbarutso ya demokarasi.